Bakunzi ba Devote Official turabasuje kandi tubifurije umugisha w'Imana. Uyu munsi tubafitiye ibintu byiza cyane. Turi kumwe n'umushyitsi twatumiye ariko ufite impano nyinshi zitandukanye, ufite ibintu byinshi byiza yaje kutugezaho muri gahunda yo kuzamura impano z'abahanzi. Turi hano turi kumwe n'umushyitsi ugiye kutwibwira. Mwitwa bande? Mwabwira abakurikiye Devote Official. Izina ni Sani Closer. Izina ni Sani Closer. Sani Closer. Yego. Iryo zina Izuba rifunze. Izuba rifunze. Niyo mazina yawe ari kwiranga muntu cyangwa ni izina ry'ubusani? Amazina asanzwe, amazina yiswe n'ababyeyi. Murakoze cyane. Mwabyumvishe turi kumwe n'umusani wacu witwa Sani Closer, arambwiye ngo ni izuba rifunze. Akaba afite nandi yiswe n'ababyeyi. Twebwe reka tuze kwikomereza Sani Closer kuko nibyo bijyanye n'impano hari akora. Tugiye kuguha umwanya rero ubwira abadukurikiye ibyo waje uduteganyirije uyu munsi. Ibyo naje mbateganyirije harimo kuba na promota indirimbo yanjye, nkaba nayivugaho nkayiririmbaho, ariko nyine ndakora iyo bwabaga ndabaha n'ibikurikiye mwe nimujye kure. Ufite indirimbo? Yego. Uri umuhanzi? Yeah. Indirimbo yawe yitwa? Akana. Yitwa Akana? Yego. Gisa cyane. Mwaduha akapera tukumva kuri iyo ndirimbo yanyu? Indirimbo iravuga ngo kana twikinire, haba amagambo tubihorere, ngaho binkorere maze dukomeze twisekeresha, nyereke iyo nyinya umwamikazi usa na nyina, zana iyo modoka baby nkomeze feeling vola, aka kana gakunda gacipsi gahora kumva kajya ku mazi, karampfana kambona minoti kandi burya njyewe ndumurasi, nagakoma nkagaha ivasi nkakajyana kubiyaga byinshi, kagahora gatoshye uko mbyumva kagasaza bajama mu mujyi, kandi ubu njyewe ndakweguriye umutima ubu wijyanire, nanjye ubwanjye nsa n'uwatakaye kuko ubura byaneza indwara, ndagushaka ko dupanga baby twanabana tukabyara abo bana badukomotseho bakaba umugisha, tukishima tugaseka tukajya no kwa padiri nkayikwambika, kanankunda kanacaka kuko ubura byaneza impagarara, aka kana gakunda gacipsi gahora kumva kajya ku mazi, karampfana kambona minoti kandi burya njyewe ndumurasi, nagakoma nkagaha ivasi nkakajyana ku biyaga byinshi, kagahora gatoshye uko mbyumva kagasaza bajama mu mujyi. Niyo ngiyo kabisa. Murakoze cyane. Yego. Uri umusore, uri umugabo? Ndi umusore nta mugabo w'umwana ubaho. Ubwo uri umwana w'umusore? Umwana w'umusore se wabaho? Tubwire abadukurikiye, umusore, umwana w'umusore abaho? Niryo rya zuba rifunze nirifunguka zabaho. Ubu ni ukuvuga ngo uracyari umusore, uracyari umwana w'umusore mo gakeya, mu minsi iri imbere numara kuba umusore w'umugabo nibwo uzaba yabaye izuba rifunguye. Ndi umugabo. Ndi umugabo bitewe gusa, ariko nyine tugiye wenda kureba ndi umusore ndacyari muto, kuko mbaye ndi umugabo hari ibikorwa byinshi nakabaye ndiho, ariko ntarirarenga. N'imbeba yahanutse ku rusenge kubita amabya muzika iravuga ngo jomafu. Kabaye ibintu murabyumvishe mwaba? Ibyo bintu yatari kabisa. Atari kabisa. Ni atari, ni ukuvuga ngo byose birashoboka, birashoboka kubasetsa nabasetsa, n'indirimbo nazibaha, icyo mwaba mukeneye icyabashyira muri mood. Ese uvuga iki? Ufite ahantu usengera? Ndasenga cyane. Sengera muri hedini? Ndi umuproseko nsengera no mu yandi madini nayo ndayasura. Indirimbo ukora ni izihe? Ni indirimbo zisanzwe z'urukundo gusa? Afrobeat, ariko nkagira na rap,
arizo bita trap. hari indirimbo ya gospel ugira? Indirimbo ya gospel njya ngerageza kuyifinda ariko nayigira bitewe. Waturirimbiraho gakeya? Twebwe kenshi kuri channel ya Devote Official dukunda kucishaho ibintu bijyanye n'indirimbo z'Imana, ubuhamya bw'ubuzima umuntu aba yaraciyemo, ibintu bitandukanye. N'izo zindi uririmba ni nziza, ni sawa, ariko cyane cyane ibintu bijyanye n'indirimbo z'Imana, ibiganiro byerekeje ku buzima bitandukanye. Reka nanjye ngerageze nk'imbeba y'umujyi. Waririmba iyindi atari yanjye? Nta kibazo. Hari akaririmbo njya nkunda kavuga ngo warahabaye. Yego. Ngo warahabaye Mana we, warahabaye, warahabaye Mana we, warahabaye cya gihe. Warahabaye Mana, warahabaye, warahabaye Mana, warahabaye cya gihe. Icyo gihe se urakizi? Tubwire niki? Byari bigoye cyane nubwo n'uwenda bikigoranyeho. Umuntu nyine aba hari impamvu ibitera. Nshobora kuba ntahimbaza Imana cyangwa se ntajya ku mugaragaro ngo babibone, ariko nta kabuzi iwanjye ndayiramya cyane n'umutima wanjye. Ushobora kuba waraciye mu buzima bugoye kubera indirimbo tubwiye? Ubuzima bugoye nabuciyemo, ni nayo mpamvu ngerageza kuzakora cyane nkanabuvamo, kandi nkanahumuriza ababusigayemo cyangwa se nkabashishikariza kwihangana n'abejo byakunda. Ego, waduha gato ku buhamya bw'ubuzima bwawe niba tutakuzi? Ku buhamya bw'ubuzima bwanjye, ubuhamya bw'ubuzima biba bigoye ariko n'undi ikiriho kiravugwa, kuko no ku isi nta gishya tubona, byose twabisanzeho, niyo mpamvu ari nabyo ducamo nona. Ubuhamya bw'ubuzima bwanjye, ubuhamya bwo byari danje, gusa mfite ababyeyi, papa na mama. Yego. Ariko wenda si byaje kugenda neza ngo babane. Yego. Babane byiteka nk'uko njye nakabaye mbisa narabyishimiye iyo biza kubaho. Yego. Ariko naho mama yagiye naho ntibamfashe nabi. Yego. Bishobora kuba naranyuze mu buzima bubi, ariko nta rwango rubirimo, ahubwo twese ni bya bindi nyine mu cyaro ni twitwa baharera Imana, iba yarakoze ibishoboka. Ubuzima bubi nabunyuzemo, ariko butari ubwo mu mihanda. Yego. Ngo nze mbe natera ingangi cyangwa se mbe nasabiriza. Yego. Nakuze nkunda gukora, n'uyu munsi ndabikunda kuko nibyo bimbeshaho. Bityo icyo gusa nabwira abana b'imihanda, bajye nyine bakunda nabo gusenga, kandi ikindi niba uzaba umugabo ubyibonamo, niyo uzaba imbwa ubyibonamo. Ubwo se wakomeza ugaharanira kuba imbwa cyangwa ugomba kurwana kugira ngo ube umugabo? Biterwa wowe n'ikigushimishije. Akenshi niba kugira ube umugabo urabiharanira. Yego. No kuba imbwa rero nabyo biraharanirwa. Uwarushya ashaka kuba umugabo naruha ashaka kuba imbwa. Twagiye duca mu byiza tukabyikuramo. Nkanjye nagiye nkora ahantu henshi, hari aho nakuye imigisha, hari aho bagiye bandepana bakangira inama, ariko nyuma yaho nyine ugasanga nitwe tubyiteye. Akenshi kibitera, ubundi ngiye kugutera agastori gato k'imbeba y'umujyi. K'imbeba y'umujyi n'imbeba yo mu cyaro. Yego. Imbeba yo mu cyaro yari iri mu cyaro ifite amahoro, ituje, irangije avuga ati rero nanjye ngiye kujya mu mujyi ndebe mu mujyi icyo ndushwa. Yego. Birangije imbeba yo mu cyaro ibirazamutse, kigera mu mujyi ihura n'imbeba y'umujyi. Iy'umujyi irayisoza ati bite mwana? Iy'icyaro ati ni byiza mwana. Ati se ko nageze inaha mu mujyi
nkaba mbona neza byanyubiye mu mujyi mezemo nk'akadahumeka wamfasha iki. Undi ati imbeba y'umujyi irayibaza ati se mu cyaro iyo ubayeho ute? Imbeba yo mu cyaro iravuga ati ngewe ntunzwe n'utujumba, ntunzwe n'utwumbati, ibintu biri aho ngaho nta muntu ujya unsagarira nyine ndiha pe. Yego. Iyo umujyi ati waragoswe, ati waracikanywe, ati twebwe, ati ngewe mu mujyi wanjye, ati nge ndi umusirimu, ati isukari ndyaho, akarindazi nkaryaho, akagati nkaryaho, buri byose n'agasabune kaba gahari ndakaraba. Icyaro iriyumvira avuga ati mwana ko numva nahombye, ati cyane rwose. Icyaro ibwira umujyi ati se mwana ko none ubwo bimeze gutyo nkaba nagusuye ukaba utawanzimaniye. Iyo umujyi irayibwira ati noneho shaka unkuzimanira, ati nakuzimanira. Uzi imbere by'umujyi byayibayeho yahuye n'urugamba rukaze cyane. Imbeba y'umujyi byagiye muri botike, bigeze muri botike imbeba y'umujyi ibwira icyaro, imbeba y'umujyi ibwira icyaro ati genda wihe hano se ko ari iwanjye. Icyaro avuga ati se umuntu wasuye arakirwa cyangwa baramwakira? Ati wowe wakabaye unyakira. Poti ntacyo. Umucuruzi yaragiye arayibara afata denje gashyiraho gakoco, ashyizeho gakoco uretse guse ayishyiraho gakoco. Nashyizeho gakoco, imbeba y'umujyi iragenda izana iry'ijana. Icyari ayibwira ati se kuki unzanira k'ijana ufite ubushobozi wawe wamaye urunini? Imbeba y'umujyi yahise ibaduka tiko amunganiye kamwe, ibiragiye igikora kwirindaza titiko ubunwa bwumviraho neza. Irarashya. Yicara avuga ati se mwana ko nkutuma ntuze bimeze bite? Kuvuga wapi. Irebye ibona ijosi nyine tu ibona iyo umujyi baye nanguye kare. Yahise ikatira avuga ati rero nzarya duke tutari intunura amabya. Niyo mpamvu rero mu mujyi bisaba nyine kurya duke ukarya utwawe ukirinda kurya iby'abandi kuko iby'abandi byaguhagama. Byiza cyane. Ubwo atanze message ku bana bo mu muhanda kenshi bakoresha ibiyobyabwenge cyangwa se bakirukankira kujya kuba mu mujyi bashakamo byinshi batakoreye, batashakiye imbaraga, batigeze bataha imbaraga zabo ngo bive mu maboko yabo, ko bakwiriye kunyurwa na duke bafite, bakanyurwa n'ubuzima bw'iwabo, bakakira uko barahubwo bagaharanira kwiga no kubaho neza ngo biteze imbere kugira ngo ubuzima barimo iwabo igihe kizagera ari bo babasha kubakuramo nabo babashe kuva muri ubwo buzima. Iyo message bakunzi ba Devote Official mudukurikiye muri urubyiruko n'abandi batandukanye, iyo message ni nziza dukuyemo dukwiriye gukurikiza. Twakomeje twari tukiri ku buzima uko byagenze. Ku buzima. Rero umusani wese nyine urubyiruko twugarijwe na byinshi. Waje kujya mu buhanzi uti? Ni impano navukanye. Cyagenze bite? Tubwira abantu bakurikiye Devote Official babashe gusobanukirwa uko byaje, uko byagenze, ukuntu bimeze. Ku myaka mike cyane nakundaga kuririmba. Yego. Nkakunda kuririmba ariko indirimbo zanjye zijyanye n'ubuzima, ariko iyo uri muto bitangira ukunda iz'abandi. Kera nafanaga ba Meddy ndi umwana nibo bari hit na ba Debeni, kandi n'ubu bari hit nta kizabakura hit. Iyo wakoze iteye kubaho neza, niyo mpamvu tuba tudakwiye no kubagirira amashyari. Barabiruhiye, barabivunikiye. Gusa nakundaga kuririmba indirimbo zabo. Hari utimba twango naho ubundi nasara karakarimbo naga karirimbaga. Nkumva ngiye ndimo neza. Noneho kuba umuhanzi ntabwo ari ibintu biza nona, gusa ubushobozi bwo bwatinda kuza umuntu agakora n'ibirenze. Ariko byatangiye ndi muto nkunda kuririmba, turi nko mu murima
bajya banama story mu rugo isekeje cyane nubwo nari mbayeho nk'inkende ariko ntacyo. Noneho story za 2000 kangahe perezida yiyamamaza bwa gutyo za 2007 niba ari 2000 kangahe ndi umwana muto, hari indirimbo bakunda kuri ngo genda Kagame waramamaye aho ugeze hose bagukurira ingofero, genda Kagame waramamaye aho ugeze hose bagukurira ingofero. Iyo ndirimbo nge ho mu babaga bari mu murima barimo bahinga nanagera kure bigatinda. Impano yaturutse aho school mu ishuri, ndibuka nabaga ndaho ngaho wenda bagize aho babona ko mfite impano yo kuririmba kandi nanabifitemo courage n'ubushake. Ndangije iyo ku ishuri nakererwaga igihano bamaga cyari ukuririmba, yego, cyangwa se tucaka batijya imbere ususurutsa abanyeshuri wakererewe nicyo gihano twe tuguhaye. Ibyo nkabikora abanyeshuri bakemera bakishima. Abanyeshuri bakansaba bati turirimbire, nkabaririmbira ntanandika banyandikira. Urumva nari umwami ariko wenda nahindutse umwarimu ntacyo. Impano yaje gukomeza, yarakomeje. Byatangiye indirimba rap z'ubuzima nanyuzemo ariko mpana message inshuti ku buryo kinyine ibyo nakoraga buri kintu nge kimbayeho cyose ntikuramo isomo. Mistake imbayeho ntabwo njya ndakara, ntabwo nyirakarira, ahubwo iranyigisha. Message nsigira niyo message nshobora guha urubyiruko cyangwa se inshuti zanjye, cyane yuko n'ibi bintu by'umuziki by'impano kuba nasetsa cyangwa kuba nategura hari ababa batabyumva pe. Mu cyaro iyo ubibabwiye bagufata nk'ikesa, babona uri nk'ikinyogote. Babona rwose uri nk'ikinyogote bakavuga ati akenshi ati izo ni swingi nyine zanyu. Nta kintu bigaterwa na famiye, aho ukomoka, aho uturuka, nawe ukareba ukabona biragoye. Ariko nyine icy'ingenzi ni ukugira neza ukigendera kuko ntubuze uzagufasha we yaturuka, kandi ikindi ntunacike intege. Hari indirimbo naririmbye ndavuga ngo ntabwo na givinze up, iranditse ariko ntabwo ndayisohora, ariko nimba n'ubushobozi nzabikora. Hari indirimbo wasohoye? Narayanditse, iranditse. Hari indirimbo ufite waba waramaje gukorera amajwi cyangwa se amashusho, audio cyangwa video? Audio ni iriya Kana, iyindi yitwa Guruka. Ariko umuntu afite indirimbo zirenze, iyo ndirimbo iravuga ngo vasi zirabuze mirongo nandikira kakaye, abana ndabakoma nkabanza nkabahana igikoma, nyuma yaho ndabikora ndaguruka nzana ayo mahera, bose ndabapesa basigara bishimye baseka, ariko ikibabaje bose nabasize barira, bose baravuga batufite impano uragaceza, ariko ikibura n'amahera yo kubikora, ntuzacike intege uzakore mpaka kujye BBC. Ntabwo na givinze up no, ntabwo na givinze up no, ntabwo na givinze up no, shwi da, ntabwo nabaye nk'abandi no, ntabwo nabaye nk'abandi no, ntabwo nabaye nk'abandi no, narakoze mpaka no mu bicu. Tumenye ko ufite indirimbo za audio ebyiri, hari nziza cyane, hariyo waturi imbere n'iyo uturirimba ubu ngubu. Hanyuma ubu ngubu se ubuzima bumeze gute? Urimo urakora iki? Ukora akazi ko kuririmba gusa cyangwa hari ibindi bitandukanye ukora kugira ngo abantu babaye banabizi babimenye bajye banaguha akazi? Nge nta kintu ntakora kibe mu mbaraga, kibe muri tekinike mu kuntu gake nize mekanike. Yego. Igaraje ariko reka tubare ko nari naniye ryo ritananiye. Yego. Ariko kurinanira hari impamvu. Yego. Akazi nkora ntago nagira isoni zo kukavuga kuko niko kamoje namwe n'abandi bakabimenya ku kazi bakanaguha n'akazi, ejo kazi kabikaguhesha keza n'akazi kabikabaho ko kazi kagutunze kakaguha umugati ukabasha kubaho ukitwa uriwe, ntiwibe ngo ujye mu biyobyabwenge byandi twaza tuvuga. Ako kazi kaba ari ingenzi n'gakure kugutera isoni. Akenshi njyana na gaposting cyane byiza cyane na delivery w'abanyonzi.
wow bakunzi ba Devote official, mugenzi wacu ajya akora akazi ko kunyonga muri Rwamagana, ntukamucaho utamuhaye akazi, kandi aka kazi gashobora kumuhesha n'akandi. Akeneye kuba yajya muri studio agakora indirimbo, agakora amashusho ndetse n'amavideo menshi atandukanye, akaba promoted deja akazamuka, ejo tukamubona yarabaye nka ba Deben, ba Bruce Melody ndetse n'abandi, kuko Imana arayifite. Rero wumva uri tayari muhuye, uyu mwana ntuzamuceho. Yatubwiye ngo ni umwana w'umusore, ntukamuceho. Umuntu uri tayari gukoresha imbaraga ze, ntiyibe, ntabikirara, tumushyigikire, tumuhe imbaraga kugira ngo ejo tumubone nawe ibyo yifuza yarabigezeho. Ariko se wancaho gute kandi Imana yamvuze? Ntibibaho, ntabwo ntibishoboka. Akenshi umugisha wawe ntaho ujya kandi icyawe nta hantu kijya. Buriya nubwo ntasenga ariko nizera Imana kandi anayikunda. Amen. Ikintu cyawe ntaho gishobora kujya, kandi umugisha wawe nta nubwo wawubyiganira, ahubwo urakwikurikira, ugagukurikira uko wabaho nabi kose. Mpamya ko ntago buri munsi tubaho nabo, no munsi urakagwira ejo bikanga. Gusa nyine icy'ingenzi ngiye nabwira urubyiruko rugenzi rwanjye, uzarye duke uryame kare, abantu utazarya byinshi bakagufomora igifu. Hari abo dukorana umuntu nk'ikintu akaba yakarenze, niba rero aba yibeshya amarezo akatira mu rugo rw'aho bamutumye, ugasanga ni ikibazo. Gusonza bibaho, ariko ukanakora cyangwa se ukanarya duke twawe waruhiye, kuko mpamya ko ni natwo urya witurije. Yarayibari, bityo rero nibo batwicira isoko kandi bitagakwiye. Gusa nyine uvuga iki ku rubyiruko ruri hanze aha ngaha, rwirirwa ku muhanda rutegereje ko ruzabona abashugamami bakabaha amafaranga? Uvuga iki ku rubyiruko nk'urwo ngurwo rwirirwa rurira amaboko, rudashaka gukora, ngo akazi ni kabi, ngo karasuzuguritse? Nta kazi kabi kabaho, gusa nanjye uwo mushugamami ndamuhe nawe nagira amarezo. Amarezo biterwa n'amarezo. Uhuye nawe ufite MTN, ufite Airtel, mwakonegitana. Hakundi hari igihe usanga ibyo n'undi ari ubusa, ariko nyine uzi ingaruka se ziba mu guhura na shugamami? Ingaruka aba ari nyinshi cyane, ariko uzi kubaho utitekerereza, ahubwo bagutekerereza, bagutwara bakukatakatisha nk'ikimodoka. Hapi ntabwo aba ari sawa. Niba uri urubyiruko rero ukaba ukiri mutoya, ukaba utegereje kugera aho ugera, cyane cyane n'abadukurikiye mu byumve, biragoye kumva ko igihe cyose ugomba kwicara ugategereza akazava ku bandi bantu, ukumva ko utagomba gukora ahubwo uzategereza ko washugamamo uzaguha amafaranga cyangwa shugadadi. Kubera ko uyu munsi ayo mafaranga urayarya, bakwanduza indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zitandukanye, wandure sida, wandure mburugu ndetse n'ibindi bitandukanye. Ejo birangira iherezo ry'ubuzima bwawe rirangiye. Niba ari kuzamara imyaka 60 ukabyara abantu ukabatuga, ukabagaburira ukabitaho, birangira upfuye ufite imyaka 24, urabyifuza ko ari kumbwa ngo ushobora kuba mufite MTN cyangwa Tigo? Kwanza ngereka manze nkubwire, ibiri kubera hano niba babibona bazasara. Bazasozwa n'iki? Muri bo ntawe byitegaga. Byari binabagoye cyane. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo ikintu gikora ni ibikorwa birivugira. Ninyurwa n'ibyo mbona n'ibirenze bizaza. Wow. Wakomeje kutubwira ko uwabaye umwana waciye mu buzima bwoye, ubuzima bw'ababyeyi batabana, nubwo bamwe ntacyo bari bakwimye bagifite, kandi birashoboka kugira ngo abantu bicane nk'abo tubona hanze aha ngaha, umwe yaconda agaco. Ni ukuvuga ngo kuba ku isi ntabwo bisaba ngo warize. Njye mperutse kwidomera umuswayire, njye namugezeho, nari ndimo ndicangira gutyo nk'umuhungu, sinzi ukuntu ikamyo ye yarapfuye, nta gakoresho karimo kapfuye. Rero kuko njye mba narabinyuzeho, ntabwo nanyura ngo mere nk'ikinyogote, mba ngomba guhita navansa. Ewana nsanga ari kumwe n'umuniga, ngo ewana akamubwira wapi, mageze nageze nkarambo mu bisheke. Nahise mwinjirira diregite, nawaza ati habari, ati ni muzuri. Ikibazo ni iki? Ewana Umutanzania arandeba aravuga ati like, ndareba, navuga ati mimi ndiko mukanishi. Abaravuze ati turi ko mukanishi. Ndaho ati ati
none natika njye kuzana toolbox ngiye manze mbikurikirane umutanzania ndabimwumvisha kandi by'ukuri yari ari kumwe n'umuniga urangije segonderi ari kumwe n'umuniga warangije kaminuza ahubwo bose basigara bavuga ngo avuga ururimi rumwe nk'urw'ihene ngo mu gifaransa wapi ngo mu cyongereza wapi ngo navuga ururimi rumwe nk'urw'ihene narahageze ndabakosora nabashyizemo akantu kitwa ubuse nakita nk'agake byarangiye ibyo biceri nanjye mfasheho kandi ntabiteguye nicyo kikugaragariza ko nanjye muri ino sinize kaminuza narayishoje isi yarakwigishije kwigisha kaminuza urayisoje mfite abantu mwe murabure ukuntu umuntu yigishwa n'isi kaminuza nanjye nararangije ntacyo waza umbwira naraje ndamufatamira nka yango yitendetse ku gakana ariko nirinda nka wa mwana ngo ukina n'intuza akagira kuri se ndangije ngenda ndamwinjirira ndagenda nzana umukanishi turabikorana mbamufashe inote noneho babandi ubwo baramubwira atese ati babwiye umukanishi nzanye uriya mupeti igihe igiswayirera ubwo reka nawe ntacyo azi ni icyatura turya ariko cyaragufashije ubona amaramuko kandi utibye utanahemuye uwo munsi natashye meze nka bakame mu kinyaga hanyuma se buriya nyuma y'uko ufite abavandimwe ndabafite petit frère na sister byiza cyane nyuma y'ubuzima bwari bugoranye waje kugira igitekerezo ute cyo kumva ko ugiye kujya kwiga mekanike yanze waje kugira igitekerezo ute cyo kujya kuba umunyonzi ni ukuvuga ngo mekanike narayize n'ubundi nyigira inaha i Rwamagana ngiye nize mekanike pratique ntabwo nize mekanike prarya niko babivugara nta kibazo barabyumva nize pratique kwiga unakora yego ni nacyo gifasha niyo mpamvu urumva iyo mba narabyize mu makayi mba naraharegeze nkamera nk'isoryo yari y'urusenda nk'abo bose nyine bagiye babyiga mu bitabo njyewe nize mekanike maze kwiga mekanike nyiga bigoranye nabwo ibiceri byari byavuye mu menyo y'intare byavuye kure cyane n'ubu ngubu bijya bisa n'ibigarukaho ariko bikongera bikagenda ni ukuvuga ngo nize mekanike ariko nyiga mfite imibare yo kuba nahiga kategori ndihiringa mbona ka provisoire mbona ko mw'iyi minsi byaranze byaragoranye ahantu hose satani yarahageze oya humura bizagera mu bikonde ni ukuvuga ikitumye ndi mu muhanda w'ibike nagize ndimo ndashaka kategori yego n'ejo bundi narakoze ndashya ndi gushaka aka humura bizakunda nagize njye nanyuze mu babosi bakambwira ngo tuzagufasha tuzakudepana ibyo njye nkabikora ndi umwana muto ugasanga meze munsi y'ibirato byabo kandi bitakabaye biba biza kurangira mfashe umwanzuro ko ngomba gukora mwihiringa none njye nakwigiza ku iterambere rimwe none n'andi materambere yose akisukiranye ubu niwo mugambi mfite ni naryo sezerano nasabye Imana mbonye iyo perime nzi yuko n'ibindi byaba bikemutse ese hano umumotari w'imbwa ubaho oya ntawe ubaho nta n'umunyonzi w'imbwa ubaho upfa kuba uzi icyo ushaka ukabuza impamvu ugishaka ukabuza aho uva ukamenya aho uri ukamenya n'aho ujya ikindi ukagira disipurine ukabana n'abantu bose amahoro ukigirira n'icyizere ibyo bintu iyo bifite ibyo ushaka kugeraho byose birakunda ubundi iyo ushaka guhiga ntabwo uzana umujinya mu kazi cyangwa se uzana ibibazo by'iwanyu mu kazi tena wenda urugero butwaburaye home ngiye mu gitondo ninegura umusaya ku bw'amahirwe y'Imana nkaza mu gakino nk'abahungu ntabwo wemaje niba umaye akantu kawe cyangwa se niba wenda nkujyanye ahantu ntabwo ngenza wenda hari ukuntu hazamo gusereraho gato aguhaye make wenda umayo ntashakaga ayo wakabaye maso iyo umpaye ngiye nkahita mvuga ati gutya mabuja ntukamfatirane n'inzara ubona ibibazo n'ibi mabuja zetati njye ugiye kumfatirana ibibazo byawe binzanireho n'ahangaha mani oya ugomba gutuza buriya mu bihwagari
mu bihwagari ibintu by'isi byose nta kimana itaremye kitazi ubwenge. Mu bihwagari hari igihwagari cyera kigonze nk'akayuya kicuramye, icyo bagita igicucu. Kuko cyarazamutse gihita cyicurika nk'akayuya cyangwa se inyanjoro ku batabizi. Icyo ngicyo kuko cyagize gutya cyitwa igicucu. Noneho hari n'icyera kigahita kireba Nyamirambo. Nyamirambo Kigali, hari icyera kigahita kireba Nyamirambo gutya. Sinzi niba icyo cyerekezo. Hari icyera kireba Ngoma. Hari icyera kireba, byo biritandukanye. Noneho hari n'ikizamuka kikera kireba mu kirere. Kubera iki Imana byose itabirebesheje hano. Mw'ibyo bihwagari harimo icyarebye Yesu, icyo kizera neza. Harimo ibicucu, harimo ibyarebye Nyamirambo. Urumva ni ukuvuga rero no mu guhiga ntago ugomba nyine kwituriza ugaca makeya, kuko ntago noneho wagera mu rugo ibibazo ukongera noneho ukabyubura. Ako waba uri mu mujyi uri mu kazi ugashakisha ubuzima, kuko twese tugiye dukora ku nzika nta n'icyo twageraho. Murabyumva abakunzi ba M Devote Official, turi kumwe n'umusore rwose hano uzi ubwenge usobanutse, wagerageje gukoresha imbaraga zifite ze mu bushobozi buke yari afite, bikamurinda kuba ikirara, bikamurinda kuba amayibobo, bikamurinda kunywa ibiyobyabwenge, atari uko atakabaye abikora cyane ko yari afite n'ubuzima bwari bugoye yarabayemo, ariko yumvishe ko agomba gukoresha imbaraga ze akagera ku byo ashaka, kugira ngo ejo n'ejo bundi azavemo umugabo nk'uko abyifuza. Ni umugabo ariko akeneye kugira ngo abe umugabo kurushaho, aho umugabo abyereka abana, aho umugabo abyereka ababyeyi ndetse n'abavandimwe, natwe tubibone ko yabaye umugabo. Turagushyigikiye. Noneho ntabwo ndi umugabo umwe, ndi abagabo nka bangahe. Hari umugabo uri hano, hari n'undi mugabo wari uri hariya, mu kanya kashize bahoze bamubona, bazongera banamubone hano. Niyo mpamvu nyine ubu nabaye abagabo benshi. Nabaye abagabo benshi kuko kuba mu mujyi bisaba gucanganya. By'ukuri nkora akazi kanjye nkakunze, ariko nkanagerageza nkihuza nkanishakira ubufasha. Njyewe meze nyine nk'imfubyi yigeze irivuga. Niba mfite talenti ndayigutamo nushaka uyumve cyangwa se umfate nk'ikinyogote ntacyo bintwaye. Icy'ingenzi ni uko baba bari mu bazavuga ngo kandi ngo yajye gatubwira utaraye ngo none se ngo namubona gute. Gusa nyine icyifuzo mfite nsaba Imana pe. Ndababaye ariko nanone ntacyo nabihinduraho. Anytime bizakunda. Njye ndifuza kujya nanjye mu ruhando, hari n'igihe isi izamenya. Humura kugira icyizere ibyo by'ingenzi, kuko hari abasani benshi twagiye twumva ubuhamya bwabo bagiye batangira bigoranye cyane. nk'ubu mu Rwanda mpfana umutipe witwa Kenikayi, arimo ngo nagize ngo mbuze ubuzima mvuka, igihe mama yihakana mama ndeba, adusigira urwibutso rwo kuducira ku maso, ku gasesemi kenshi ari ndarenga ture, nabonaga mama ari kurira senga ati mana cinzira abana nibarembe. Na nyine ako karirimbo kajya kabinkorera nkavuga ati Kenikayi ura ni inshuti yanjye ariko tutarahura. Ariko anytime tuzahuza n'umujama binkora ni Kenisoro na Kenikayi. Kenisoro haso ndi nazo, Kenikayi nayo ngo mubumbe nta cyanga ahubwo ajya gusyaga. Urumva nanjye rero uko nk'uko bimeze nyine nanjye uruhare runini narihize, ariko n'urundi ruhare runini nzibona. Hanyuma ni iki wifuza ku muziki? Ni iki wifuza kuba dukurikiye? Ikintu nifuza kuba dukurikiye support kabisa. Support njya numva ngo unafite channel. Mfite channel nitwa ujya ugasacinga Kana by Sunny Closer. Sunny Closer
ntago rwose mujye mufashanya yitwa Akana channel yanjye yitwa Sunny Closer. Bakunzi ba M Devote Official, mwumva mwakunze uyu musore turi kumwe kandi mwumva mwamushyigikira. Kumushyigikira no kujya kuri channel ye yitwa Akana. Ni Akana ni Sunny Closer. Indirimbo yitwa Akana. Indirimbo yitwa Akana by Sunny Closer. Hanyuma channel ye yitwa channel ni Sunny Closer. Channel yitwa Sunny Closer. Ugenda ujye kuri YouTube searching Sunny Closer, hanyuma umushyigikire ukanda subscribe, share, like na comment, unareba ikiganiro umuhe watching time kugira ngo nawe umushyigikire ejo ave mu buzima arimo agere mu bundi buzima burenze kurushaho. Twikomereze babyumvise. Ahubwo ikibazo ubuse bazabibona cyabizabasaba gukuramo amarinete, amadarubindi. Ntabwo bose bayambara, hari abayambara hari n'abatayambara, umura bazabibona. Hari n'abayahorana. Cyane kandi rwose pe gushyigikira ni ngombwa. Ni byiza kenshi dushyigikira abantu tutazi, ugasanga dushyigikira abantu tubona ngo ugasanga ukajya ahantu kenshi tujya ahantu ugasanga ngo bashyiramo indirimbo zo muri Amerika, ngo muzo muri Ethiopia, ngo zo muri Western Africa. Ngaba bakeneye kugira ngo bave mu buzima barimo bugoye bagere mu buzima bwiza, bari mu buzima bupfubyi, bari mu buzima bw'imibereho igoye. Twakaba dushyigikira kugira ngo ejo bazibone nabo barayivuyemo. Kiburi Imana duhera umugisha ko twashyigikiye abantu tuzi. Ugasanga umuntu uzi ntabwo ushobora kumushyigikira, ariko utazi ukabura tayari kumushyigikira utanamuzi. Shyigikira uwagusabye kumushyigikira, wagerageje no kubigusaba. Imana izabiguheramo umugisha kandi uzagera byiza, ubone byiza kurushaho. Ako se ko mwiminsi kubana n'abantu bura umuntu amungana n'ijyaha support umuntu utayishoboye just anayikwiriye, ahubwo ugasanga bayikwiriye baraho ngaho. Hari umuntu ukora ikintu nka relax, hari n'ukora ikintu mu buryo yumva ko byamutunga. Njye impano yanjye y'umuziki nifite ibikorwa nakora pe kandi byinshi, kandi banyitege. Hari ahantu naranzitse umuranzi hari ahantu naranzitse umuranzi, ndahamya yuko nta kabuza ko bishobora gukunda vuba aha ngaha. Guturuka mu kwezi kwa mbere ngiye gukora biro official, apana guteta cyangwa se kuzana imikino mu mujyi. Ngiye gukora nanjye nkore muzika yanjye, abanjye ndabazi n'abatari abanjye ndabazi. Ariyo mpamvu muri iriya indirimbo nshaka gutereka YouTube ndavuga ngo byatangiye ndi umunyacyaro. Yego. Byatangiye mva Gahonogo ni mu mudugudu mvukamo. Epfo za Cyoganye naho bakura amafi y'indugu. Urumva? Byatangiye mva mu cyaro, byatangiye mva Gahonogo, birangira ngeze mu mujyi, birangira nkabye mu mujyi. None nkasoza mvuga ngo mpagaze ku gataje ndimo ndeba abanjye nihagarariye hejuru yo ku munara w'i Babuloni. Wow. Nta muntu nyine abanjye mbara mvuga ati mwe mwangenze nyuma kabisa, asante ndimo ndababona. Ubutaha hari nubwo nzabatumira, rega ntago buri icyo wiyaturiyeho nicyo kikubaho. Niba wumva ko uri imbwa uramaze, urumva ariko niba wumva ko uri imbwa uramaze ariko nyine wanagerageza ukiyita n'umugabo, nabyo byakunda. Kubera yuko umugabo ikindi cya kabiri, umugabo arigira iyo yibuze nyine arapfa, anayibona ahandi hantu. kandi buriya nyine mu basore dukwiye kwigira. Hari ukuntu umuntu ukabona ni umuniga wiriwe wakoze wabiza kuya wabaye nk'inkende, ugakora ugasanga yose urayanywereye cyangwa se wigiriye gucemba amabebi, ugasanga nyine bugacya ntacyo uriho ibaze kuba uri umusore bugacya warwaye ukabura na turuwasazi kujyana kwa muganga, ahubwo warapfuye bategereze gushyingura. Ni ukuvuga ngo twiteze imbere nyine muri make, icyo ukunda ugikore, ariko wirinde no kurengera no gusesagura. Nanone simvuze ngo uziba nubeho nk'ikinyogote da, ugomba kugira uko wigenza byako mu gihe cya nyacyo.
murakoze. Mwabyumvise neza, uyu musore twakiriye natangiye ambwira ko ari umwana, ariko naje gusanga atari umwana ahubwo ari umuntu mukuru. Impanuro batanze, akenshi abantu tujya mu mirimo tugakora tugashakisha amafaranga bituvunnye, ugasanga wakoze ukoresheje imbaraga zawe ku buryo bugoranye, wamara gufata amafaranga wakoreye mu kwezi iminsi 30 ukayasesagura mu munsi umwe, ukarara hanze inyuma y'urugi, mu muhanda, muri borudire, bitewe nuko utaha agaciro imbaraga wakoresheje utashakisha ari amafaranga. Ugasanga niba ari amafaranga ari gukoresha akakuviramo igishoro, wagize amahirwe ukayabonera rimwe, warayakorera igihe kirekire, uyarangije mu ijoro rimwe, ngaho mu tubari wasinze, kandi ejo uzakenera kubaho. Mu gitondo ukaba utabona icyo ubasha kurya, wenda ngo wabona n'uburyo ubasha gukomeza ubuzima bwawe, bitewe nuko ibyinshi wakoreye mu gihe kirekire ubirangije mu isaha imwe nta kintu bikumariye. Izi nama ari kuduha rwose, uyu musore naje gusanga uri umuntu mukuru cyane. Ubuzima bwinshi bugoye ducamo butwigisha ubwenge, biduha kugira ngo duhagarare duhamye, dushakishe duke tubonye tudusevinge, nitumara gusevinga yo twabonye ejo tuyabyaza andi, bizatuma tuva muri bwa buzima twari turimo. Niba uriho ugasanga umuntu yatangiye asunika ingorofani, ejo abaye umunyonzi, ejo abaye umumotari, ejo atwaye imodoka runaka, ati twari tuziranye runaka, twafatanyaga mu bunyonzi, twari tuziranye runaka, twafatanyaga gukora mu buyede. Mu by'ukuri nta nubwo yanaturushaga imbaraga, ntiyanaturushaga ubushobozi, ahubwo ntabwo tuzi ahantu yavuye, burashobora gusanga yaranacishije. Kandi ugasanga umuntu yaragiye afata duke yari afite, yizirika umukanda, arya dukeya, arasevinga, ava ku buzima bugoye yari ariho, yinjira mu bundi buzima, atangira kwenjoyinga no kurya neza, ariko yarabanjije gusonza kugira ngo agere ku byo ashaka. Niba ukeneye kugera kuri byinshi byiza, biragusaba kugira ngo ubanze wibabaze, usevinge. Gusevinga rero nta muntu ujya usevinga ibyo yasaguye, ahubwo dusevinga ibintu twibabaje, ukibabaza twatundi, ukigomwa, urigomwa kugira ngo usevinge. Ntabwo ushobora gusevinga ibyo wabonye byagusagutse, ko nta munsi n'umwe uzigera ubona bigusaguka. Bizagusaba kwigomwa. Niba wari kurya 1000, uvuga uti ngiye kurya 800, mbike 200. Niba nanyonze uyu munsi nkaba nabonye 600, reka 100 ndibike nkoreshe 500. Ejo nimbona 2000 nkoreshe 500 mbike 500, cyangwa se nkoreshe 1000 mbike ikindi. Ejo bizatuma uko ugenda usevinga ugera kuri byinshi. Hanyuma babandi bose bakubona ningegera ntashobora kugira ikintu yiha, ahora yiziritse, ntabwo yirekura, ni igisambo. Ejo niyo mara kubona hari ibintu byinshi ufite, bazatangira kuvuga amagambo, yagiye ikuzimu, yaracishije, afite inzaratsi, yageze kuri ibi ngibi. Kandi mu by'ukuri wiziritse umukanda, wemera kurya ubusa, wemera gusonza kugira ngo ugere ku byo washakaga. Ntazagire ikintu n'ikina kimwe kiguca intege ku nzira watangiye. Heza namufashe, ndabona usa n'uwananiwe. Ibintu muzabikati. Urumva ni ukuvuga ngo ukuntu bimeze, cyiza cyose kiravunirwa, kiraharanirwa. Nahashora ubuntu n'ubuzima bwaho buri. Njyewe nakuze inzozi zanjye ari ugukabya inzozi ebyiri zonyine. Kuva mu bwana, ikintu njye nakuze nkunda, kuba nakwibona ntwaye ikinyabiziga kimwe mu byo mubona hano, havuyemo indege, kuko ntabwo waba utarize ngo uyitware. Ariko ibi binyabiziga byo hanze hano, ibi biba bikatakata. Nakuranye inzozi zo kuba natwaramo kimwe, nkurana inzozi zo kuba nakina n'umupira. Naranitoje, wongera ndabireka bitewe na famiye, kutabona umwanya, kuba wagiye kukwahirira inkwavu n'inka n'ibiki, kugira nawe uze kubona uko wahirirwa. Nawe baba bagiye kukwahirira ababyeyi. Noneho umupira ndawureka, ariko nkurana ibintu bibi byari bitatu. Ibyo umupira urafeyarinze, ibinyabiziga byo ntibirafeyaringa nkiriho, urumva ntabwo biraba feya. Icya gatatu kwari ukuba umuhanzi, kandi ari nabyo bindaje inshinga kugeza wenda nzabure n'umwuka, ariko nzarinde mbigeraho.
umuhanzi ngiye ninjira muri studio bwa mbere niba ngiye hari ikintu nkunda ngiye ninjiye muri studio bwa mbere namera nk'ihene baguriye ikiziriko numvisha amahoro aje numva umutima uraguwe neza mbega nyine numva nanjye mbaye agatama ka Yezu numva meze neza ndanezerewe mera nyine nkaho ntigeze mbaho mbaye ako kamwanya nkora iriya ndirimbo akana iriya ndirimbo yarambabaje ntabwo yambabaje sorry ahubwo narayivunikiye indirimbo yagiyeho umufungo mwinshi cyane w'icyo gihe mu rugero rwanjye ariko niba hari ikintu numvisha ikintu ukunda nubwo wagitaho amamiliyari sevure wahora wishimye urumva iriya ndirimbo ndayikunda mpora nishimye no kuba nicaye hano ubwabyo njye nkireba nkazireba baravuga ngo Rastaman never die anytime muzambona bazahora bambona se ubu nubwo ntanapfa bazajya mera azajya avuga ngo disi ngo nayo mfite nk'umusore ngo azakwitaba Allah subhana noneho bavuga ati ko musore wari uvuga ahabwa ati murebe mujya hanaha mu murebe njye ikintu naharani ni uko utazapfa byiteka ahubwo nkaba ndiho n'aba Bravani bose bari baracyari Rastaman never die. Murakoze cyane turabashimiye uburyo mwabanye natwe bakunzi bacu mudukurikiye njye na mugenzi wanjye twaganiriye kandi ndamushimira Imana iguhe umugisha kubw'umwanya wawe waje kugira ngo ugaragaze impano yawe kandi utuganiriza ku bintu byinshi bitandukanye harimo n'inama zitandukanye wagiriye urubyiruko wakoze kandi nizere ko wumva yumvise ufata impanuro yazakiriye kandi wakoze cyane ku mwanya wawe. Cameraman muri video azangira kayobe wabyumvishe cameraman ngo arifuza ko muri kamera ngo muri video mwazamugira kayobe. Mwakoze cyane bakunzi bacu usanzwe uyu mugenzi wacu akunda no gusetsa naho ubutaha ciao ciao na sante sana.